ni 5P P5 ukongeraho ibindi bine birimo Israel amugita 5P ko ari permanent. Permanent, yes, no kuvuga ngo permanent ni uko babyita kuko kuva mu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose biri muri kariya kanama zikari nabyo bifite bwa burenganzira bwitwa droit de veto. Ni bihugu rero bifite icyicaro ntayigayizwa nkoresheje ururimi rw'abaturanyi hepfa. Hanyuma hongeraho rero Israel, hakajyaho Ubuhinde, hakajyaho Pakistan, hakajyaho na Korea y'Amajyaruguru. Kugeza ubu nibyo tuzi le puissance nucléaire nibura ubu ngubu twavuga zihari ni 9. Kuba rero Iran yarakomezaga kuzamura ubushobozi bwayo muri ibyo by'intwaro kirimbuzi bya nucléaire ndetse n'ibijyanye no gukora za missile ballistique, ibyo byose byakomezaga gutera impungenge Amerika, cyane cyane ko Amerika yakomeje kuvuga ngo ni Iran ni potential threat, ni menace potentielle ishobora kubangamira inyungu za Amerika isaha iyo ari yo yose, cyane cyane hariya mu buryo mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ko bavugaga ko Iran ifite umugambi wo gutera ibirindiro byayo bya Amerika no kusagarira inshuti zayo ziri muri kariya karere. Ibyo rero ni ibintu bimaze igihe, ngira ngo wenda l'administration Trump we muri karakteri ye heruka ibyo muri Venezuela nibyo twaherukaga kumva hashize igihe gito, ngira ngo n'igihe cya Biden n'igihe cy'abandi bose byari bihari uko guterana amagambo ko ari guhari, ariko wenda abaperezida bamubanjirije ntabwo bagiye wenda kurasa Iran. Ariko ikigaragara ugarutse kuri Israel ni Somambike wa Amerika, ni inshuti n'ibintu bizwi. Israel ifite inshuti kibona komoka no mu mateka yayo, gifite abantu bayikomokamo, ndetse bari no mu bihugu bari no muri Amerika, b'Abanyamerika bafite n'amafaranga menshi, ndetse bari no muri politiki ya Amerika, kuko dukunda kuvuga ngo ubu Abayahudi bafite 40% by'ubukungu bw'isi. So bivuze ngo nabakire n'abantu banyanyagiye ahantu hose kandi bibuke wabo. So no kuvuga ngo rero icyo kintu, iyo operation wise iyo operation ihari n'Abanya-Israel bayise Rolling Lion. ubwo ni intare itontoma tugenekereje. Ariko mbere yaho habaye na Rising Lion, niyo yabanje. no kuvuga ngo noneho bari abantu reka nkwereka akantu nabonye umbabarire gatoya niba bitakugoye. na ubundi ntabwo nkunda gusoma Bibiliya cyane, ariko ako kantu nkimara kukumva nahise njye kureba ahantu ngo hitwa muri no kuvuga ngo muri Bibiliya, abantu basoma Bibiliya cyane ngo mu gitabo cyitwa Kubara muri 23 ngira ngo ni 23-24 hari aho bavuga ngo basoma Bibiliya ni mu isezerano rya kera, ni mu isezerano rya kera, ni mu isezerano bitanu bya mbere, no mu bitabo bitanu bya mbere hafi aho ngaho. Nanjye narabyumvise mbaza umukobwa twubakanye ndebera muri uyu murongo harimo iki icyo sinjye mbireba rwose. Arambwira ati dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, buvumbuka nk'intare y'ingabo, ntizaryama itara ry'umuhigo, itaranywa amaraso y'abishwe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu biri muri Bible, kandi bari Abayahudi na Bible ni ibintu byabo, ariko nagerageje kubihuza n'urupfu rwa Ayatollah Khomeini. Noneho Ayatollah Khomeini ninde? ni umuntu Ali Khamenei. No, hari Ayatollah Khomeini n'uwamubanjirije, uziko n'uyu nguyu Khamenei n'uyu nguyu. Noneho hari Ayatollah Khomeini wa wundi wa mbere. So ndagusubira inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye nteze amatwi uyu munsi, gushimira ko n'ubundi wahisemo gutega amatwi ikiganiro cyacu kuri Benejoy. Ngira ngo twatangije isomo nyakubahwa Senateri Evode yasomye nimugoroba cyangwa se ejo hashize. Isomo riboneka mu gitabo cyo Kubara igice cya 23 umurongo wa 24,
tuvuga ku bigendanye n'intambara ziri hirya no hino, cyane cyane biriya bitero byagabwe na Amerika kuri Iran. Ngira ngo rero mwumvishe byinshi, ntabwo nirirwa mbisubiramo, ariko mbararikira kujya kumva icyo kiganiro yagize kuri RBA, ariko kandi musoma na kiriya gitabo cyo kubara kuko gihishe byinshi. Nta kintu burya abazungu bakora kitanditse. Abirabura twebwe twibwira yuko abazungu batazi Imana, ariko buriya igihugu cya Amerika, ngira ngo niba ubizi neza, ni igihugu gishingiye kuri Bibiliya. Uzarebe niyo barimo kurahira, abayobozi bacyo bamanika ikiganza ariko ikindi gifashe kuri Bibiliya. Ntabwo bafata ku idarapo, oya, bafata kuri Bibiliya. Ikindi, amafaranga yabo, idolari ryabo ryanditseho amagambo avuga ngo ni God we trust. Ngira ngo rero ni abantu bizera Imana, ni abantu bashingiye ku idini ya giprotestani, ari nayo mpamvu ubona ko ibintu byakomeje kugira umugaga, intambara zabaye nini, kuko iriya Iran barimo gutera ni igihugu cyari kimeze nk'aho gihagarariye ibindi ku bantu bashingiye ku idini ya Islam. Ari nayo mpamvu Iran nayo yarakaye ikagaba ibitero ku bayisilamu bagenzi babyo, aho bemeye ko Amerika ishyira ibitwaro byayo bya kirimbuzi muri ibyo bihugu bigendera ku mahame ya kisilamu. Kandi nibwira ko Amerika yakoze neza, kubera ko nibwira ko Iran yakoze neza. Ni nka kwa kundi umubyeyi ashobora kumuhemukira, wowe ugahita uza ugafata abana be bose ukabatwara, noneho wowe ugasigara unegosiya n'umubyeyi. Nibwira ko ari ibyo Iran yakoze. Ariko ku giti cyanjye, Amerika nk'igihugu cy'igihangange ntabwo cyari gikwiriye gucunga Iran iri mu gifungo cya Ramadhan. Ngira ngo mwese murabizi, abayisilamu aho bari hose mbifuriza n'igisibo cyiza. Bari mu gisibo, nta kintu bari gukora, bari gusenga, bari kwiriza ubusa. Ntabwo rero numva ukuntu igihugu gikomeye nka Amerika gicunga abantu bari mu masengesho, abantu batarya, hanyuma ukajya kubatera ibisasu. Ibyo bigaragaza faiblesse ikomeye cyane, nubwo iyo uri mukuru uri mukuru, ariko ntabwo byari bikwiye. Ubwo se ugize ibyago ugasanga ba bantu koko Imana basenga ikora, Imana yabo ikabahagararira, Imana yabo ikabarwanaho, bakugarukanye ntibakumena umutwe. Gusa nyine Amerika ni igihugu cy'igihangange, nta urwanya umubyeyi we mu bigendanye n'isi. Tuzi ko umutware w'isi rwose Amerika twese tubyemeranyaho, ko Imana iri mu ijuru, ariko Amerika nayo hano kuri iyi si iratuyoboye rwose, ntabwo tubihakana. Ntabwo aricyo kiganiro nashatse gukora uno munsi, ariko nabitangije kuko nashakaga kuvuga ku gihugu cya Dubai. Nshaka kuvuga ku gihugu cya Dubai. Abantu benshi bakunda kubivugaho, ariko nanjye uyu munsi nifuje kugira byibura ibintu 6 cyangwa se 7 nakubwira kuri Dubai, ku buryo uramutse ushaka gushora imari cyangwa se kujya gukorayo cyangwa se kujya kubayo, cyangwa se bitewe n'ibyo wumvishe hirya no hino, kugira ngo wumve nimba hari icyagufashamo. Hanyuma niba ubishaka, numva bigufasha, uzanyarukire Dubai nta kibazo. Ikaze mu kiganiro. Igihugu cya Dubai rero ni igihugu mu by'ukuri twavuga ko ari igihugu cyateye imbere mu kanya nk'ako guhumbya. Ni igihugu umuntu wese, abantu bafite amafaranga yabo bashaka kugira ubuzima rwose bajya kuburira, kuko ni ahantu heza, ni igihugu cyiza, ni igihugu rwose bigaragara ko cyiyubatse pe.
hanyuma ariko nzanywe no kubwira umuntu, urubyiruko, abajene batoya cyangwa se abantu bifitiye udufaranga twabo dukeya, cyangwa se abantu babona abandi bajya Dubai bagaruka n'iki byose, nje kuguha ishusho mu bintu 7, mu ngingo 7 wagenderaho ufata icyemezo cyo kujya Dubai, cyangwa se ukavuga uti ntago njyayo, kandi ibintu ngiye kukubwira ni ibintu by'ukuri, ni ibintu abantu benshi batazakubwira. Icya mbere ikibanza ni uko Dubai ari umujyi utekanye, ni umujyi ufite isuku kandi utekanye. Ngira ngo ibyo ngibyo n'igihugu cyacu ni igihugu cyiza, ariko uramutse ufite ubwoba bwo kuvuga ko wenda wagerayo ukagira ibibazo, bakwiba, bakwambura mu muhanda, oya, uragenda ufite amafaranga yawe, ushobora gusiga ibintu muri hoteli cyangwa muri apartema, uko wabisize niko ubisanga, kubera ko ni umujyi w'ubukerarugendo, ni umujyi w'abanyamahanga, ni umujyi abantu bajya kwiryoherezamo. Niyo mpamvu ahantu hose hari drone zicunga umutekano, abapolisi. Donc ni umujyi udateye ubwoba ngo urabona abapolisi cyangwa abasirikare hirya no hino, oya, ubabona nk'uko wabona abandi bisanzwe, ariko ni umujyi ucunzwe ku rwego ruri hejuru. Nta violence mu by'ukuri wapfa kubona mu mujyi wa Dubai. Icyo ni icya mbere. Hanyuma ibyo bikutujyana ku kintu cya kabiri, kuri Dubai, klima, ikirere. Nk'uko ujya ubibona mu mafoto, abantu benshi bakwereka ko muri Dubai ari umujyi w'ubutayu, kandi koko nibyo, ni mu butayu, nta mvura ihagwa, ariko kubera yuko ari igihugu cyateye imbere nyine, wenda turabibona hanyuma, imvura bagusha barayigura. Ni imvura bagura, ni imvura baporogaramu, bakavuga bati igihe iki n'iki tuzagusha imvura, ndetse ni igikorwa gitwara bije nini y'igihugu kugira ngo bagushe imvura mu gihe runaka, kuko ni igihugu kitagira rigore, honyine nta mvura ihaba. Ni nayo mpamvu mu myaka 2 ishize bigeze kugusha imvura, kuko iyo mvura yabo baporogaramu, hanyuma iguye, mu kwihagarika birabananira, isenya amazu, isenya nyine n'imihanda, kubera yuko nta rigore bagira, ntabwo, kuko nta mvura ihaba. Iyo rero baporogaramu bagura, barayihanuye inanirwa guhagarara. Ubwo rero urumva ko ibigendanye na klima, nimba ugira ikibazo cy'ubushyuhe, nimba ugira ikibazo cy'ubukonje, donc haba ubushyuhe burengeje urugero, cyo kimwe n'uko hari igihe kigera cy'imbeho, ariko nimba uri allergique ku bintu bigendanye n'imbeho. Icya kabiri ni icyo, klima yaho ntabwo imeze nk'iyiwanyu mu Rwanda. Hanyuma ikintu cya gatatu ni umujyi mwiza. Ni umujyi mwiza ku bantu bakunda kuryoha, ku bantu bakunda kwifotoza, gukora ubukwe, kugira gute. Ni umujyi ufite inyubako ureba amaso yawe ntabashe kurenza inyubako ukareba, kandi ntabwo ari ahantu hatoya. Ni umujyi munini ugizwe n'inyubako gusa, kandi nziza, ziri ku rwego rwiza. Ni umujyi mwiza rwose, aho ugera ugasanga inyubako ubwazo nyine ziragukikije, kandi ni ahantu hanini. Ntabwo wavuga ngo igice cy'icyaro, yego n'igice cy'ubutayu kirahari, hari utuzu duto duto, ariko naho ni heza. Kugenda ubwo wagera hirya ukagera Abu Dhabi, ho ni umujyi w'abakire, ahantu hari ibiro, ahantu hari ntabwo wari umujyi w'ubucuruzi. Umujyi w'ubucuruzi ni Dubai nyine, aho abantu bajya gushakishiriza ubuzima. Kubera rero uwo mujyi ari umujyi mwiza, ufite umutekano, umeze neza, ni umujyi w'abakomisiyoneri.
ubamo abakomisiyoneri, aricyo kintu cya gatatu nakubwira. habamo abakomisiyoneri benshi, ni ukuvuga ngo nimba ugiye kugura telefone nk'iyi yanjye, uca ku muntu akakujyana ku wundi, akakujyana ku wundi, akakujyana ku wundi. Ni umujyi, nimba ushaka kugura inzu, uca ku uyu, ugaca kuri uyu, ugaca kuri uyu, bikazajya kuzagera ku wundi. Ni umujyi ujya uvuga uti nshaka imodoka, donc ni umujyi nimba ushaka nyine, nimba uri umuntu wumva ufungutse mu mutwe ushaka gukora ako kazi k'ubukomisiyoneri wagakora kandi kakaguha amafaranga koko. Ibyo biranjyana ku kintu cya kane cy'ubusikama, kubera ko ari umujyi w'ubukomisiyoneri cyane, nyine habamo ubusikama bwinshi cyane. Ni umujyi ufite ubusikama, nubwo navuze ko nta bujura buhari, hari sekirite, ariko urumva nimba ngewe uje kunshaka ngo kugurisha imodoka, nanjye nkakujyana ku wundi n'undi akakujyana ku wundi, ushobora kugera ku muntu wa nyuma bamaze kugusikama nyine, bakaguha wenda imodoka itujuje ibyangombwa, bakaguha imodoka wenda irimo donc ifite ikibazo, ushaka kugurisha isaha nyine itujuje ibyo ushaka, telefone, ordinateri, cyane ko njya ngira n'inama umuntu ushaka ikintu kizima gisobanutse, ntabwo Dubai ariho wakigurira, ariko niba ukunda ibintu biri fashion wagura nta kibazo. Hanyuma icya gatatu, icya gatanu ahari nicyo nari ngezeho kuko nari mvuye ku busikama, ni umujyi nanone usangamo ikintu icyo ari cyo cyose ku giciro icyo ari cyo cyose. Ikintu icyo ari cyo cyose ku giciro icyo ari cyo cyose. Urabona nko mu Burayi cyangwa muri Amerika haba igihe cya iveri, hari imikino bakina muri iveri, bineje bigwa. Muri Dubai naho haba ski, imwe bakina nyine muri iveri n'iki, kandi bigakunda. Nyine ni umujyi bubatse, ni umujyi uri artificiel ku buryo nubwo hatagwa imvura, ibiti bihora byuhirwa, amazi baguze bakora nyine, nubwo badafite ibintu biri naturel, ariko hari ibyo bikoreye ku giti cyabo, kandi umuntu wese uhageze abona icyo akeneye. N'ibyo kurya by'Abanyafurika, Abanyafurika barateka n'iki byose, n'ibyo donc buri kintu cyose uragishaka kandi ku rugero ugishakamo. Hanyuma ikindi cya gatandatu, ni umujyi uba mu busambanyi. Nubwo ari igihugu kigendera ku mahame ya Islam, nubwo ari igihugu wavuga ko nyine gifite ukuntu cyubaha idini, ariko ni umujyi w'ubusambanyi buteye ubwoba. Ni umujyi abakobwa bagurishwa mu buryo bwemewe, kandi ibiciro byabo bikaba bigendera ku gihugu baturukamo. Ni ukuvuga ngo nimba uri umunyarwandakazi hari igiciro cyabugenewe, aho ndavuga VIP, ariko nimba uvuga uti nshaka umurusiyakazi hari amafaranga yabugenewe, nimba uvuga uti nshaka Tanzania hari amafaranga yabugenewe. Ni igihugu rero gicuruza abantu mu buryo bwemewe kandi iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo umukobwa rwose ashobora kubona hafi y'amayero nk'ibihumbi 40 kugera kuri 50 mu kwezi, kubera uburyo ki yaba yarakozemo. Hanyuma icyanyuma twavuga ni nubwo ari igihugu gifite ubwiza buteye ubwoba, nubwo ari igihugu nyine gifite umutekano n'ibyo byose navuze nk'uko nabikubwiye, ibintu byose, ikintu cyose wabona cyose wakenera muri Dubai wakibona, kandi ku rugero wifuza no ku bushobozi ufite. Ariko ni igihugu icyo nagereranyije nko gucakaza abantu.
izo nyubako ubona zimeze gutyo, uwo mujyi ubona umeze gutyo, nubwo ubona ko ari ibintu bihambaye byakozwe n'abantu bahambaye, ariko iyo ugiye ku bakozi babikoramo, ku bakozi babyubatse, ku bakozi bakora ibyo byose, bahembwa ubusa. Bahembwa amafaranga y'intica ntikize, kandi bakora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kandi ibintu ubona bimeze nk'aho ari agahato, ubona bitishimiwe, ubona ko umuntu nubwo abikora kugira ngo abeho, atari ukubikora kubera ko bikunze. Impamvu iki kiganiro nagikoze, ubona ko abajene benshi, umuntu arakubwira ati ngiye mpereza tike nigire Dubai, ningerayo nzirwariza. Biba bigusaba kuba ufite ikindi kintu wakora, biba bigusaba kuba ufite ubundi bushobozi, ariko kandi bikagusaba no kuba ufite mu mutwe hafungutse, kuko ni igihugu cya stress pe. Ni igihugu wabamo ukagira stress, ukiheba, kubera urabona ibyiza byinshi ariko nta bushobozi ufite. Urabona ibintu byose bigukikije ariko ntacyo ufite, uretse kuba waba ufite agatelefone ukajya wifotora ukerekana ko umeze neza. Gusa hari ibyo kurya, ntabwo wabura ibyo kurya, kandi abantu babayo barakundana, ariko mu mujyi wowe ku giti cyawe wakihitiramo icyo wahitamo, ariko njyewe ubwanjye ni uko nguko nahabonye. Ni umujyi umuntu agusikama rwose, akakwereka ubuzima ko ari bwiza, ariko akaba atakwereka iwe kuko nyine ntahahari, akaba cyangwa se ntabwo ari umujyi wavuga ngo ndagiye ngo kandi nzabaho gutya na gutya. Bigusaba kuba ufite mu mutwe hafungutse, kandi koko uzi icyakujyanye, cyane cyane abasore n'abakobwa. Ngira ngo niyo ugenda mu nzira, kubera nyine ari umujyi ufite ubusambanyi bwinshi, usanga abakobwa barifotoye bagashyira amapankarite ku bikuta by'amazu ahantu mu nzira cyangwa aho uca hose, bagashyiraho na nimero zabo za telefone, ku buryo utambuka ubakeneye wabahamagara nyine mukaryamana, nubwo bakoresha amafoto aba atari ayabo, ariko kandi niyo uhamagaye ni ukwitaba nyine mugahura. Ni uko nguko bimeze, nuko ubuzima bumeze ku bigendanye n'ibyo, ariko ku bantu b'abakene, iyo usanzwe uri umukene nyine, ntabwo ari umujyi w'umukene, ntabwo ari umujyi wo kugenda ntacyo ufite ngo uzabaho, uretse ko abantu bafatikanye. Icyo ngicyo rero njye navuga kuri Dubai. Igisigaye ariko ubundi burya ntakiruta igihugu cyawe. Imbaraga dukoresha mu bindi bihugu burya wazikoresha no mu gihugu cyawe kandi bikagenda neza, cyangwa se aho kugira ngo ujye muri biriya bihugu by'Abarabu n'iki, ahubwo ukarwana ujya mu bihugu byo muri Afurika, kubera ko buriya ibihugu byo muri Afurika, byo muri Afurika uragenda ukirwariza ukabaho ubuzima bwawe. Ibihugu bya Europe n'izo Amerika ni ahantu ugenda ukirwanaho ukabaho, kandi bakaguha ukagira ubuzima nk'ubw'abandi. Ariko ibihugu bya Aziya birimo Abarabu bakunda gucakaza abantu, ntabwo nzi impamvu, kandi ari abantu bagendera ku idini, ntabwo ari bose, ariko ni abantu bakunda gucakaza abantu, ntabwo nzi impamvu. Bitandukanye na Europe, bitandukanye na Amerika. Afurika yo urirwariza, ubaho uko ubonye, ariko ukabaho, yo ifite umwihariko. Reka rero ngushimire kuba wateze amatwi iki kiganiro cyacu. Niba wifuza kujyayo wajyayo ukareba, ariko uramutse ufite ubundi buryo ahubwo wakwigira muri ibi bihugu bidukikije, kandi ubuzima bwagenda neza kurushaho. Ugira amahoro.